FPR, inkeragutabara, daso, abasirikare bose bashobora kwisanga ahantu ku buryo FPR izaba igitutsi, noneho si mu Rwanda gusa, FPR izaba igitutsi ku isi yose, mu karere byatangiye kandi biri kuza. Kuki mutabibona? Kuki mutabibona ngo mugire ubwenge, mucishe makeya, mubane n'abantu neza? Uzi yuko ubanye n'abantu neza ukajya ku kazi kawe, wakarangiza ugakora inshingano zawe, ukishyura mitiweli, ukishyura imisoro, ibyo bibanza, amabwiriza baguha bakayaguha, ayo udashoboye ukihungira ukiciraho, ukajya Afurika nini ukajya guhahira abandi bahahira, ukicecekera. Ariko ntugire umuntu witeranyaho, ntugire amahano wishoramo. Urabizi? Ese reka mbabaze rubyiruko rungano mwese, mwari mwabona umwana wa Paul Kagame kuri social media yakoresheje nka TikTok live, arimo aratuka abantu batuka se, arimo arabaha amabere ya ba nyina, arimo arabita imbwakazi, arimo arabita interahamwe adafite ahantu ashingiye nk'uko mubikora? Mwari mwabona Ivan, mwari mwabona Ange, mwari mwabona Ian, mwari mwabona Ivan? Hari umwana w'umukuru w'igihugu mwari mwabona? Usibye se nawe umukuru w'igihugu, hari abana bayibingira cyangwa bakomoka kuri bingira mwari mwabona? Hari abana ba Mubaraka Muganga yogoje akarere cyangwa se Kabarebe mwari mwabona kuri izi murandasi bafite ibitero bari kurengera base? Hari abo bana se mwari mwabona bagwa muri Kongo? Si abahungu banyu, si abagabo banyu, harimo n'abagore. Dufite raporo zigera hehe z'abana bashimutwa bajya kugwa muri Kongo ku nyungu za Kagame. Noneho birenzeho, wapfushije, inzara irakwishe, umeze nabi, bakwambuye ubutaka, uzi no kwiteranya ku bantu bari kugusabira uburenganzira bwo kubaho nk'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribigena. Urumva utari kurengera? Niba bona buvuze haruguru babo ba generali, hari umuryango wa Tito Rutaremara mwari mwabona kuri izi murandasi, kandi ari we mucurabwenge wa FPR, kandi ari we waremye aba batekinisiye. Ese muzi ababyeyi bagushije abana ku rugamba ubu bimyishije imoso? Ese muzi abana bagiye ku rugamba bagasanga ababyeyi babo barabahitanye, barabamaze ukuntu bameze? Harya ngo ijoro ribaruwa riraye, siko Kizito yavuze? Mwacishije makeya mukamenya uko ibintu byagenze. Mbibabu